ipe abakunzi bayo baravuga bati abanyasenegali bacu gahunda imeze gute, abandi bati abedise iyi gahunda Rayon Sport ifite imbere kuzarinda bageza kuri Rayon Day, gahunda ze zimeze azite, tumwitege kumubona mu kibuga koko si ibintu byose byararangiye. Gahunda zimeze gute muri ekipe ya Rayon Sport? Imikino ya gicuti bari gutegura ni iyihe? Mwuka uri mu myitozo ni uwuhe? Ibyo nibyo bibazo abantu bariho bibaza rigana. Ikintu cya mbere gihari kuri Rayon Sport, abantu bibazaga ku basore babiri b'abanyasenegal, ese bazaza ryari? Yego, ni Youssou Diagne ndetse na Forunganye. Kuri ubu rero Youssou Diagne kuri statut ya WhatsApp ku bagira nimero ye yapostinze akavideo ari mu ndege ari kumwe na Forunganye. Rwose abantu bati destination nta yindi ni Kigali. Nagerageje rero kuvugana n'abantu muri Rayon Sport, ndababwira ni se abahungu bageze i Kigali. Barambwira bati twabandikiye ibaruwa kuwa gatanu twavuga ko bataye akazi bakwiye kugaruka bakaripotinga bakaza mu myitozo. Wenda Forunganye niwe ukivuza ntiyahita ajya gukina, ariko Youssou Diagne agomba kuba ari Kigali no kwivuza bakaba banabisuzuma banareba umeze ute, ubuzima bumeze bute. Ejo rero Ibere yaraduhaye inkuru ya nyayo rwose yuko aja wabo abonaga ari usa n'umubazitira cyane kuza, bisa naho hari ibibazo yagiranye na Rayon, ariko birasa naho byagiye ku ruhande. Na tike y'indege Rayon Sport yari yabakatishirije, birasa naho atariyo wenda baziho. Probably hari uburyo bibiri bushoboka mu bintu bya air ticketing, hari ukwihinduza bakaba barahinduje bakayishyira muri aya matariki. Uburyo bwa kabiri ni ukwereka ikaba expired, wenda bakaziza nabo ubwabo. Wenda babonye nk'izo bari bazije ko bateye birakomeye, reka tujye Nyarugenge tujye mu kazi. Ubu rero bitegerejwe yuko wenda bidahindutse, kuko nimero Forunganye ni ya Youssou Diagne, nagerageje kuzikompoza kuri WhatsApp kugira ngo ndebe ko byibura bari no ku murongo. Ntabwo bari ku murongo. Iyo nimero ebyiri zose zibuze kwa kundu zibura nyine ukabona ziri offline kandi ukabona amasaha menshi bavuye online, natekereje ko ashobora kuba ari mu ndege. Nicyo natekereje gishoboka, ari mu ndege. Uko biri kose indege wenda abantu bose ntibari bayijyamo ariko indege Irene buriya nta rezo ibiri mu ndege. Ntabwo babona hamagara umuntu, niyo mpamvu babaho flight mode. Oya niyo utayishyiramo, niyo utayishyiramo ntayikorera mu kirere, ariko telefone na za satellite biterwa n'indege. Oya niyo ariyo yose kuvuga ngo hari internet wemererwa, ariko bijyanye n'ubwo buryo, kuko abantu bashobora kugira ngo koko mu ndege abantu bagiye mu kirere itumanaho riba ricitse burundu, hari internet ikoreshwa ya satellite. Nawe rero bijyanye nawe uri muri iyo ndege, iyo internet ishobora nubwo kwenda bw'indege wenda Excel ishobora kugira imiriro zo ibigenda n'abaperezida urumva yagenda mu ndege atari kuri rezo. Ariko kuri izi ndege twitegera bisanzwe uzarebe iyo utangiye kuzamuka uri kubona mu kajagari ukigera hejuru i Kanombe brother, udukoni tugenda twivanaho itubera tujye tunamusuhuza igikaka Efuremu Kayiranga. Indege ya mbere nawe yapostinze bazamutse statigera aho bageze muri dukomeze urabona ga stress y'urugamagara abantu kuzamuka utsi niba jaka kanu uza kugenda undebe amafaranga ahangaha witajya nanga postinze ari mu kirere zikose bikora mbere gwera mukoye siganwa wallahi bigera bageze kuri wifi yo muri abo Youssou Diagne karaka video ya postinze umukire nigerereza agace gace na South Africa ameze neza. Kaga video Youssou Diagne postinze hari n'umunyamakuru yagahaye yego kwa kuntu uvugana n'umukino n'amakuru agiye kubona Youssou Diagne akamuhereje ariko akohereza nta caption nta akamarishije ikintu. Umunyamakuru arabazabaza ndetse muri kuza mugeze aramwihorera we yamuhaye ka video gusa. Probably ndatekereza ko bashobora kuba bari mu nzira bari kuza mu Rwanda, bidahindutse wenda dushobora kuza kubabona mu myitozo ya Rayon Sport wenda ku munsi w'ejo, birashoboka. Hanyuma ikindi abareyo bamenya kandi cy'ingenzi cyane kuri ubu ngubu, Rayon Sport ngo ukeneye umudefenseri wundi mu mutima ba myugariro. Twabigarutse ejo bundi turavuga ati yego bafite Fabrice, bafite Kabange, Youssou Diagne ari buze, bafite Emery, bakagira ndetse
nande undi Iberi ko ari batanu mwana wa mama na Rushema Chris ariko biragaragara ko bakeneye undi mukinnyi rero hari ibintu byaganiriwe abantu bibaza ngo ako se mu by'ukuri byaba bihari ko abafata Mitima Isaac niba rije muri Reyo Mitima Isaac nta kipe afite ari mu Rwanda ni igitekerezo Ngabo yagize gusa Ngabo azi Ngabo nk'umuntu nk'umukunzi w'umupira w'amaguru abandi bose Ruben Ngabo umunyamakuru mugenzi wacu so avuga atako se Reyo yashatse Mitima ni igitekerezo yatanze we nkawe so abantu benshi rero kuko bazi ko Ngabo yigeze gukoraho muri Rayon Sport batabati atubwo n'ibyaba byarangiye byashoboka nawe bashaka kuba bamukontakta pourquoi pas n'umukinnyi wabakeneye kandi akina neza n'umukinnyi ukiri muto ntabwo Mitima ashaje dushobora kuba bamushyira muri groupe birashoboka ariko inkuru y'ikimena mutwe mbabwiye abanyarwandakazi cyane ko Rayon Sport yasinyisha Pavel Nzira bakeneye umuzamu ndabibabwiye nibiba bizabe ubwo nibitaba nabwo nyine ntibizaba byabaye amakuru mpagazeho 100% Olivier Kwizera muri Rayon Sport niganeye na president wari mu kiganiro cyitwa Cafe Sport ndi kumwe na Olivier yatubwiye ko Olivier batigeze bamukontakta yewe Olivier batanafite gahunda yo kumugura yaranatubwiye ngo Olivier ukuntu afata sibyo bibi atari ko wenda hari ubundi buryo bwo kumujera bugoye hari abantu babateye gutyo cyane umuntu akaba ari umuntu ushoboye ibintu ariko uburyo bwe bw'imyitwarire bugoranye usanga nyine biramubuza amahirwe runaka mu buzima biramwafekta ibyo ni se Reyo kagira abazamu b'abanyamahanga batatu yego niyo mpamvu baze Pavel Nzira ubwo na pasi Reyo yaranamubwiye ati winagenda kuko urabizi ko aperi yamusezereye baramwe ati wigenda tunegusi kabiri guhomba se yavuze ijambo rimwe Pavel yarabwa ati bareyo abanyamahanga batura abazamu b'abanyamahanga batatu oya bategana ngo gutiza pasi uyu murundi ni pasi ni pasi ndi kuri yo patient patient bafite gahunda yo kumutiza none bagasigarana umuzamu w'umunyarwanda ngo muhanga cyane uriya mwana wa gatatu ngo ari gufata neza cyane noneho bagashyiramo n'uyu Kuyate ariko Kuyate umutoza akaba ngamuryamyeho cyane kuko ngo n'umuntu we ari mu bamushyigikiye mu kuza fata yari ikintu muri Rayon Sport gihari cyo kuvuga ngo hari abantu bamwe b'abayobozi bashyigikiye umutoza Arotfi n'abandi bose baramushyigikiye ariko bamuhaye akazi bamuryamyeho iyo rero bazanyemo umukinnyi cyane wakamwizanira amuryamaho ugasanga na president aravuga ati nafata abakinnyi bose kimwe ariko muri rusange uko bigaragara birasa naho patient ashobora gutizwa wenda bakazana Pavel Nzira bakafite na Kuyate n'uriya mwana yitwa Yves bakongeramo wenda n'umudefenseri bigaragara ko bakeneye rwose Iberi yahoze avuga ko ari n'umukongomani ushobora kuza mu myitozo ntabwo ari umukongomani ahubwo umukongomani wamaze iminsi mu myitozo uyu we ni umunya Cote d'Ivoire uturutse mu gihugu cya Maroc witwa Chaba Alamtangel urumva ubwo rero uyu musore bivugwa ko ku munsi w'ejo yagombaga kuba yakoze imyitozo wenda ko twagiye mu nzove ngo turebe ko yakoze ariko ejo yari Kigali agomba no kujya mu nzove byanze bikunze nawe ugomba gukoreshwa igeragezwa nta mukinnyi uzinjira muri Reyo umutoza atabanje kumureba ngarebe niba kuko yagomba gusinyishwa n'ubungubu rwose benshi baracyari mu igeragezwa baravuga bati rero iyo ukina sisema y'abadefanseri batatu ukenera byibura abadefanseri batandatu muri swad batatu babanzamo na batatu babasimbura cyangwa se babaye baki babo batanu ariko ari ku rwego rwiza kugeza ubu nekereza ko Rayon Sport ku bantu barebye nk'umukino wabo wa gishuti harimo guhengekwa cyane ku badefanseri Ganijuru arahengetswe Fabrice arahengetswe Sef arahengetswe abadefanseri batatu bahengetswe uvuze ngo ari cyo cy'abadefanseri byibura babiri ariko wenda bijyanye nuko Yusuf Dianye na Rushema batarahagera ariko byanze bikunze n'undi bakeneye umubare munini w'aba central defenders ariyo mpamvu uyu Chaba Alamtangel byanze bikunze umutoza namureba akamushima agomba gusinya kuko umukongomani we yashyizeho akabazo ariko se Aimable bimeze bite Aimable president yatubwiye ibintu by'abanyamahanga birakomeza kubarisha nabi cyane niyo mpamvu na Mitima bashobora wenda kuba bamusinyisha ko ari umunyarwanda Aimable ngo yandikiye Rayon Sport ayisaba ko batandukana ubwe yasabye ko basesa amasezerano rero amwe ati ntabwo twasesa amasezerano mu gihe kidufite uyu mwaka we niba ari ikipe gushaka kindi ibwirize tuvugane
iduha amafaranga tukuri kugenda donc nka kuriya byagenze kuri Ombolenga ariko perezida yatubwiye muri Cafe Sport ko ngo nta kibazo gihari ngo ntiyanamuje gukora imyitozo nk'uko byavugwaga ariko yaravuze ngo nihabone ku buryo bwo gutandukana bifasha Rayon nawe bikamufasha ntabwo Rayon ngo yiteguye kumuzitira rwose umuyobozi wa Rayon nanakunze approach afite yo kugira umutima mwiza w'imbabazi wo kureba akavuga ati nubwo hari ibintu bitagenze neza it's okay fine reka tutandukane ariko mu mahoro ntakugoye cyane cyangwa se ntagushyize mu bibazo bikomeye cyane so niyo cadre mabrarimo hari umuntu wari wambwiye yuko ngo hari umwaje uri kumushakira ikipe mu Barabu ngo hari ibiganiro byari sinzi niba bihari muri Maghreb wenda ari ukuri nazakora follow up nkareba wenda abanyarwanda twazabibabwira ariko ikigaragara Rayon Sport umudefenseur yamukeneye ikindi bamenya kuwa gatanu Rayon Sport irakina na Gasogi itangira icyo bita Rayon Sport Week yego Rayon Week icyo cyumweru rero kuwa gatanu Iberi ufite amakuru yo muri Gasogi cyane barakenera match hehe Nyanza stade ya Nyanza bose kumuganura bose na Perezida Kenisa amaze gutangaza ko kuwa kane bagomba guhaguruka i Kigali berekeza mu karere ka Nyanza gukina match na Rayon Sport uniza amasegonda 10 ku munsi w'ejo abafana ba APR nakunze umupira w'amaguru izaba ari match yanjye ya gatatu muri stage abankunda n'abanyanga abakunda umupira n'abatawukunda muzaze murebeho APR yatsinda yatsindwa yanga niko bizagenda kose ariko izaterwa icyo bita rumwe rumwe hase nyinshi cyane hase nyinshi umucyo tuzaguruka ku munsi w'ejo hase ibihumbi zaba zicicika amakuru